twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, yije kutugira neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 10 gisanzwe, tariki 14 Kamena 2023. Isomo rya Mimoro ya kabiri kwa Mutagatifu cy'Abanyakorinti, umutwe wa 3 umurongo wa 4 kugeza kwa 11. Bavandimwe, ngiki cyizere dufitiye Imana ku bwa Kristo, bityo ku bwacu tukaba ntacyo dushobora kwiratana kidukomotseho, kuko ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. Niyo tugize abogeza bisezerano rishya ridashingiye ku byanditswe, ahubwo kuri Roho, kuko ibyanditswe bikurura urupfu, naho Roho we agatanga ubuzima. Niba gushinga ubutumwa bitarindaga urupfu busharazwe ku bisate by'amabuye, kwaramuhesheje ikuzo ringana rityo, kugeza aho Abayisiraheli badahangara kureba uruhanga rwa Musa kubera ububengerane bw'akanya gato bwo mu maso he, bishoboka bite ko uwashinzwe ubutumwa bwa Roho, ubwo ubutumwa bwavanyeho ubucibwe bwagize ikuzo, ubutumwa bugeza ku butungane busumbije kure ikuzo risesuye? Uko byamera kose, ibyahoranye ikuzo byarayoyotse ubigeranyije n'ibifite ikuzo rihanitse ryo kuri ubu. Niba rero ibyamaze akanya gato byarahawe ikuzo, bishoboka bite ko ibigenewe guhoraho bitarushaho kugira ikuzo? Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimusingize Uhoraho Imana yacu, nimupfukame imbere y'akabaho cy'ibirenge bye, kuko ari nyir'ubutagatifu. Musa na Aroni barabahereza bitambo be, Samweli akamubiyambaza izina rye. Biyambazaga izina ry'Uhoraho, maze nawe akabumva. Yababwiriraga mu nkingi y'agacu kererana, bagakurikiza amabwiriza ye n'amategeko yari yarabahaye. Uhoraho Mana yacu, wowe warabasubirizaga, ubagaragariza ko uri Imana itinda kurakara, ariko ukabahanira ibyaha byabo. Nimurate Uhoraho Imana yacu, maze mupfukame imbere y'umusozi we mutagatifu, kuko Uhoraho Imana yacu ari nyir'ubutagatifu. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo wa 17 kugeza kwa 19. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: "Ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Koko rero ndababwira ukuri, kugeza igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava ku mategeko, ibyo byose bitarangiye. Nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje, kandi akigisha n'abandi kugenza batyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Naho uzajya ayakurikiza akayatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru." Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ngo amategeko ngo arusha amabuye kuremera. Nuko rero niba ushaka gukomera, biragusaba nyine ko ukomera ku mategeko, ugakomera nyine nk'itegeko, kandi ugakomera ku mategeko. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni kuri buri munsi. Nyagasani araguhamagaye ngo akugirire neza. Nkwifurije kuza kubona Nyagasani, wamara kumubona ukamushyira abandi. Ngiye intego y'umukristo, kubona Kristo ndetse no kumushyira abandi. Umunsi umwe mu ishuri rya Gatigisimu, ngo mwarimu yari ari kwigisha ku cyaha cy'inkomoko. Nuko haza kwaduka umunyeshuri umwe aramubaza ati: "Ariko mwarimu, tubwire icyaha cy'inkomoko icyo ari cyo?" Aho bahereye batubeshya, babivuga mu cyuka, ntihajye n'umwe urabidusobanurira. Nuko mwarimu nawe nyuma yo kumva icyo kibazo, abaza abanyeshuri bandi ati: "Mwebwe icyaha cy'inkomoko ni iki?" Batera hejuru bati: "Icyaha cy'inkomoko Adamu na Eva bakoze turakizi. Barasambanye." Barasambanye turabizi neza. Ubusambanyi bwabo koko bwatumye Imana ibirukana muri Edeni, bajya kwangara, biza kurangira n'ikimenyimenyi bambaye nyine ubusa, kuko nyine bamaze gusambana. Nuko mwarimu akomeza ko kwitegereza abo bana, uburyo koko mu mutwe wabo koko bemeza ko ngo imbuto Adamu na Eva bariye nyine ngo nicyo cyaha cy'inkomoko, icyaha cy'ubusambanyi ni cyaha cy'inkomoko. Nuko mwarimu ahera mu gitondo ageza ku mugoroba ari kubasobanurira, maze arababwira ati: "Umva rero mwabana mwe, icyaha cy'ubusambanyi ntabwo ari cyo cyaha cy'inkomoko Adamu na Eva bakoze, ahubwo ubusambanyi ni ingaruka z'icyaha bari bakoze, icyaha bita agasuzuguro. Adamu na Eva basuzuguye Imana, ngiki cyaha cy'inkomoko, péché originel,
nuko Adamu na Eva bagize bate? Basuzuguye Imana. Imana yabahaye umurongo irabwira iti mukore iki, mukore n'iki, dore ibiti byose muzaryaho byo muri ubusitani, muzarye imbuto zo kuri ibiti, ariko kiriya giti muzitonde ntimuzakiryeho. Uzi ukuntu byaje kurangira se? Byaje kurangira koko cya giti bakiriyeho bitewe ngo no gushukwa n'inzoka, birabashuka di, birangira koko bagize bate? Basuzuguye maze barya ku giti Imana yagize ite? Imana yari yababujije kuryaho. Amen, 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 amen. Icyaha cy'intangiriro, icyaha cy'inkomoko ntabwo ari ubusambanyi, ahubwo icyaha cy'inkomoko ni iki? Ni agasuzuguro, k'agasuzuguro kanuka biza kurangira ko gakura ibyaha byinshi cyane, gakurura ubusambanyi, kagakurura ubwicanyi, kagakurura kubeshya, kagakura gucurikiranya n'ibindi byinshi cyane. Naho rero ibyaha byose bihera. Ese umukristo umuvandimwe, nawe wari uzi ko agasuzuguro gashobora kuba intandaro y'ibindi byaha byinshi cyane? Nusuzugura nawe uzajya umenya uti ndi kunga mu rya Adamu na Eva mu basuzuguye Imana. Urajya wubaha ababyeyi bawe. Itegeko rya 4 ry'Imana ritubuza gusuzugura. Ngire intego yacu uyu munsi hamwe n'amasomo y'uyu munsi, amasomo aryoshye cyane ubwo tujye kuganira ku gasuzuguro, la désobéissance. Bityo koko turebe mu mizi yacu niba nta gasuzuguro karimo. Hari imvugo enye za Kinyarwanda tujye kugenderaho zidufasha kumva ububi bw'icyaha cy'agasuzuguro. Imvugo ya mbere iragira iti umwana utumvira se na nyina yumvira ijeri. Imvugo ya kabiri nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Imvugo ya gatatu usuzugura umushumba ugapfana ubworo. Imvugo ya kane amatwi ari mu rupfu ngo ntiyumva. Mukristo umuvandimwe, iyo migani ndetse n'izo mvugo nawe uzikorera ntayikureba. Niba ntawe wajya usuzugura bityo ukazapfana ubworo, cyangwa ya matwi yawe atumva bikazarangira koko upfuye. Uyu munsi nukumva, uyu munsi nukumvira, kwa kumva biganisha kumva. Nawe rero niba ufite agasuzuguro kareke. Niba hari ahantu wasuzuguye, ahantu hose wajya utenguha, ndavuga mu gusuzugura mu byiza, umuntu akagutuma ukanga kumva, umuntu akakugira inama ukanga kwemera, aho hantu hose wajya udohoka, tuze imbere ya Nyagasani maze tumusabe kugira ngo yongere adusubize ubushyashya, kongera tugire agaciro, icyubahiro. Kumvira bibeshaho. Iyo umuntu akurikije itegeko abaho neza, agira ubuzima. Ubwo tuza kuzirikana nanone akamaro k'itegeko. Itegeko rigira rite rirakiza. Abantu benshi koko bakunze gutinya amategeko ngo arabaremerera, ngo bya bindi by'uko nyine amategeko arusha amabuye kuremera, bikaza kurangira koko turi kudohoka, twabona aho tudafite ayo mategeko tukadohoka, tukamera nka ya hene yo muki itibiziriko ikajya kona. Aha, za sekurume zo muki. Ngo kuko iyo bahije itegeko ko urakira, uko rero gutangatanga rigatuma ukora neza koko. Uyu munsi natwe niba kuko ushaka gucika ku ngeso y'agasuzuguro, ku cyaha cy'agasuzuguro, ubahiriza itegeko ry'Imana, kumvira Imana. Isomo rya mbere Pawulo mutagatifu arigisha abanyakorinti kumvira Imana, ndetse akabaha urugero rw'Abayisiraheli bashoboye kubona ubuhangange bwa Musa. Imana yari imaze kumurikira, kandi Musa koko nawe ni umuntu wawundi ugera imbere y'Imana kuko nawe akabanza agapfukama. Musa ukurikiza amategeko y'Imana, ushishikaza n'Abisirayeli gukurikiza amategeko y'Imana. Itegeko Imana ihaye Musa, Musa araryubahiriza. Turibuka Musa, Imana imubwira iti Musa wirenga hano, ndetse kuramo n'inkweto zawe kuko ahantu ugeze ni ahantu hatagatifu. Musa akabyakira kandi koko akabikurikiza. Iyo wakurikije itegeko ry'Imana urakira, ukamererwa neza kandi ukabona Imana. Ngiri rya tegeko rituzanira ubutungane, tugasanga Imana, tukumvira Imana, maze kuko natwe tugatungana. Dore ko ntiwakwihandagaza ngo wegere nyir'ubutagatifu kandi urigira umwanda. Rero kubahiriza amategeko bikaba bishingiye ko amagambo y'Imana ubwayo nyine ari ubuzima. Icyo Imana itubwira nyine ari ubuzima. Nibyo kuko bivuga decalogue, amagambo y'Imana, amagambo 10 y'Imana. Kubahiriza amagambo y'Imana koko turakira tukamererwa neza. Ntabwo Imana ishaka gutugarika, ntabwo ari igitugu Imana idushyiraho, ahubwo nta magambo yayo meza gusa. Twebwe kubera ubu twifitemo, ibyaha twifitemo, tuba dushaka kudohoka. Nuko Imana ikongera ikadukumakuma, ikaturinda gutana, ikaturinda guta ibiziriko nka za hene nyine zo muki. Ishaka ko tugera ku butungane, ishaka kutugeza heza, ishaka kuduha ubuzima. Gukurikiza amategeko ni ukugira ubuzima bwiza. Ni nabyo muri ibyo yaza buriya garutse uyu munsi agira ati uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Amen, amen, amen. Ngibi koko kujya duharanira kwegera Imana koko tumaze gukuramo ibyaha. Nuko nawe mukristo umuvandimwe, kumvira itegeko ntibikabe iby'inyuma gusa kugira ngo utinye abantu, ukabikora gusa ushaka gutinya abantu ariko utabubaha.
nk'uko ugomba gutandukanya uyu munsi za nshinge ebyiri, gutinya ndetse no kubaha. Aho ushobora gutinya umuntu kubera ko afite imbunda wenda yakurasa, afite intwaro yakwica n'ibindi byose yagukangisha, ariko ushobora kumutinya ariko utamwubaha. Nibwo ko bizarangira igihe cyose uzaba utari kumubona nawe uzakorera ijisho kubera iki nyine uri kwibohora wikukiye, bikaza kurangira koko nawe udohotse wese kubera iki wa muntu watinyaga ntawe ugihari. Nyamara Yesu Kristo uyu munsi aradusaba ko itegeko ryacu ritaba iryo gutinya gusa, ahubwo iryo kubaha, kugira ngo twubahe Imana koko. Iyo nubashye Imana mu mutunzi ntabwo nyine mpfa n'ubworo. Mu gihe Yesu Kristo abona ko bamwe itegeko barigize nk'umuzigo, ndetse akanatwama abafarizayi bakorera abantu amategeko koko, bagatuma abantu babihirwa n'amategeko y'Imana nko gushikamirwa, Yesu Kristo umunsi arazana umurongo mushya atwereke ko itegeko koko ritagambiriye kudukinagaza, kudutsikamira, ahubwo itegeko ry'Imana ni ukutugira neza. Uko Yesu Kristo yaje kurinonosora nyine, aje kurivugura kugira ngo arigire rishya. Iryo tegeko riba ritagatifu kubera Yesu Kristo, bityo ntirikira ubushikamirwe, ntirikira umutwaro, ntirikira umuzigo, ahubwo kuruhuka, ahubwo gukira, ihumure. Yesu aje kuturuhura ngo dutunganire Imana, adusohoze ku Mana. Reka twongere tuzirikane nk'imimaro ine itegeko ribereho, bityo ko ujye wirinda kuritinya, ahubwo ujye uryubaha kugira ngo rikugeze heza. Ubwa mbere itegeko rigambiye guturinda ikibi, kurwanya ikibi, kurwanya akajagari, bityo rigatanga umurongo mwiza, comme garde fou. Nturenge aha ngaha, nuharenga urahura n'ibibazo, nurenga aha ngaha urapfa, nyamwanga kumva ntihanze no kubona, ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Icya kabiri itegeko ribereho, c'est promouvoir le bien commun. Burya ngo amategeko atariho nyine buri wese koko yabyuka igihe ashakiye, akaryama igihe ashakiye, ugakora icyo ushatse, ukaba wasahura ukiba ukagira ute, ariko iyo tegeko rihari wumva ko kwakumira inyungu za rusange. Bityo itegeko rikabuza abantu gukora hakurikije ibyifuzo byabo n'amarangamutima yabo, ahubwo inyungu za rubanda, inyungu z'abantu benshi, inyungu zigeza abandi heza. Icya gatatu itegeko ribereho, c'est déterminer les droits et les devoirs de chacun. Kumenya aho uburenganzira bwawe butangirira naho ubwa mugenzi wawe burangirira, inshingano ndetse n'uburenganzira bwawe, ngo ubutabera bw'abana b'Imana nyine. Ikindi itegeko ribereho cya kane, c'est encourager à faire ce qui est juste. Ni ukugira ngo rishishikaze umuntu guhora akora neza, kugendera mu murongo mwiza, atadohoka, adatana. Iyo hatanze umurongo abantu bose bamererwa neza, bakagenda neza. Kandi uwo murongo uwawutanze, navugaga umuyobozi, umutegetsi, nawe wahombye bwa mbere nyine gukurikiza iryo tegeko akarishyira mu bikorwa. Bityo koko iryo tegeko akoze akinda kumera nk'umufarizayi uri gukorera abantu imizigo y'ubushikamirwe, ahubwo koko kamera nka Yesu Kristo, itegeko rikaza riruhura, kuko nyine we itegeko ry'urukundo, itegeko ry'Imana. Ibintu byose ukoze ujye ubikorana urukundo. Nutegeka abantu gukora ikintu kizaba ari cyiza koko, ubategeka ibintu by'urukundo, aho ngaho koko rizaba ari Yesu Kristo koko warihumekeyemo. Itegeko nirikiza, itegeko rya Yesu niriruhura, itegeko rya Yesu Kristo koko niritanga umurongo, nirikubuza ikibi, bikagufasha gukora neza buri munsi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo ngo yari afite umwana, ngo umwana akitwa Fisi. Fisi rero ngo yarageze mu zabukuru akiri iwabo, ariko uwo mugabo yareba umuhungu we akareba n'igihe agezemo, nuko akajya agira impungenge ze, wenda rimwe rimwe agatinya kubimubwira cyangwa ntahita bimubwira. Fisi rero igihe kiza kugera koko akumva nawe igihe kirageze, agize isoni n'ikimwaro cyo kuba agendana n'abandi bashinze ingo, ariko nta rugo afite, ntabwo arashaka. Nuko igihe kimwe koko akaza kubwira papa we ko ashaka nawe gushinga urugo. Yabimubwira, papa we akamubwira ati nzaba nkubwira. Igihe kigashira ikindi kigataha ati nzakubwira. Igihe kigashira ikindi gitaha, Fisi akongera akagaruka ati papa nifuza nanjye gushinga urugo mbere nk'abandi. Se yamureba akamubwira ati nzaba nkubwira. Igihe gishira se ari kumubwira ati nzaba nkubwira. None igihe kimwe kiza kugera, Fisi araza koko banza yaje yarakaye, dore ko ubusanzwe yatinyaga se, maze abwira se ati papa uyu munsi ndashaka kumpa noneho umwanzuro, kuko nanjye ndashaka gushinga urugo. Dore mu basore bose tugendana ninjye gusa usigaye, abandi bose bamaze kugira ingo zabo, nanjye rero ndifuza urugo. Nuko se aramubwira ati mwana wanjye rero urabizi ndashaka kuzagukorera ubukwe buryoshye. Rero mwana wanjye urabona ko nta mafaranga mfite, bizasa kuzabanza kuva hano mu rugo nkajya gushakisha amafaranga. Reka maze njye gushakisha amafaranga azamfasha kugushingira urugo koko. Nuko se mu gufata urugendo agiye ku murimo wa kure, ahamagara umuhungu we Fisi, maze ngo amuha amategeko abiri azamuranga mu gihe atazaba hari.
maze aramubwira ati ningaruka amategeko warayubahirije nzagushingira urugo. Nuko ngo se aramwicaza maze aramubwira ati umva rero fisi, amategeko abiri uyiteho ngiye kugusigira mbere yuko mva muri uru rugo. Itegeko rya mbere, igihe cyose ntari hano ntuzigere uhava, ejo batazatwiba. Itegeko rya kabiri, mwana wanjye, ntuzigere ufungura na rimwe nijoro, kuko nijoro bajya bashumura impyisi hano, ejo itazakurya ngasanga yarakuriye. Nuko wa muhungu yikiriza amategeko se yamuhaye, maze ubwo se afata agakapu ke ajya mu rugendo, ajya gushaka ihaho ndetse n'ibintu koko azakoresha ubukwe. Ubwo papa we abiyongiyo ari gushaka ibintu azakoresha ubukwe. Nuko ngo umunsi umwe nyine fisi ari wenyine muri rwa rugo rw'iwabo, uko yicaye mu rugo yajya akumva bagenzi b'abandi bagendanaga bakoranaga baramuhamagaye bati fisi ngwino tukugurire rimwe, ngwino tujye gutemberana. Fisi yatekereza rya tegeko rya mbere ko atazigera ava na rimwe mu rugo mu gihe papa adahari, yibaza ukuntu koko abo bantu agiye kubahakanira. Fisi yashaka kuva mu rugo, bagenzi be bamuhamagara ngo bajyane gutembera, bajyane mu rugendo. Fisi yakwibuka rya tegeko se yamuhaye ati ntuzave mu rugo. Fisi akongera akifata ntiyongere kuva mu rugo. Nuko rero ikindi gihe nijoro muri iyo minsi se atarahari, yajya kumva nijoro hari gukomanga umuntu ku rugi. Umuntu akaba ari umukobwa w'inshuti ye, akamubwira ati fisi nkingura noneho, nkingura koko uncumbikire. Fisi yakumva ko ari inshuti ye, akabihuza none na rya tegeko afite yuko nijoro hari impyisi, akibaza uburyo kuko aza gufungura wasanga n'impyisi iza guhita yinjira ubundi igahita imuruma. Nuko fisi agakinga ntamukingurire. Iminsi irashira irataha, wa mukobwa nijoro n'ubundi akaza agakomanga, fisi ntamukingurire. Yibuka rya tegeko rya se ati nukingura impyisi zahita zikurya. Nuko rero ari bagenzi bakomeza bagenda bamuhamagara ngo bajyane gutembera, nawe umukobwa agacunga rya joro akagenda akomanga ati fisi nkingurira. Fisi akanga. Ukwezi kurashira, fisi koko ari guhamagazwa, fisi ari gukomangirwa. Ukwa kabiri kurashira, ukwa gatatu kurashira, fisi neza koko yumva neza agiye gupfa. Amezi abiri arashize, atatu arashize, ane arashize, atanu arashize, se ataragaruka. Nuko ukwezi kwa gatandatu se aragaruka, maze yicaza umuhungu we aramubwira ati, maze umuhungu we asanganiriza se inkuru nziza y'ukuntu y'amategeko yayubahirije, ukuntu yasigaye ku rugo. Nuko ngo papa we aramubwira ati mwana wanjye rero, ba bagenzi bawe bose bajya kubona baza gukureba ngo mujyane mujye gutembera, bari bagamije kukujyana mu ikigare cy'inzoga, ikigare cy'ubusinzi, bagambiriye kuzakwica kubera ishyari bari bagufitiye. Nifuzaga rero kuba gukuraho kugira ngo mbanze nkureke nawe koko umuntu mukuru umenye kwikura ku kigare. Naho wa mukobwa wabonaga uza kugukomangira nijoro yiyita inshuti yawe, uwo mukobwa yanduye ibirwara byinshi cyane, yifuzaga kwihimuraho kugira ngo akwanduze, ubundi koko ntuzaba ugishatse na rimwe, kuko nyine urugo rwawe nyine azaba rwishe aruroshyemo ibisimba. Izo rero nizo za mpyisi zari gukuruma mwana wanjye, igihe wari gukingura ukibwira ko ndahari, n'ubundi nabaga ndi hafi yawe. Nagiye gukora kure, ariko amakuru yawe yose nayamenyaga, amakuru yawe yose nari nyafite. Nuko fisi amaze kumva iby'abo bantu bose bazaga gukomanga, ndetse n'abandi bose bazaga bamuhamagara kugira ngo bajyane, fisi araterura aravuga ati koko papa ni wowe ufite ukuri. Tu avais raison mon père, c'est toi qui as raison. Papa urakoze cyane, ndabona ari ufite ukuri. Iyo nkiza gushaka mbere utarankura ku mpyisi zari kunduma, utarankura mu kigare, urugo rwanjye rwari kumera rute? Nuko muri ako kanya se amaze kubona ko fisi koko yabaye umuntu mukuru, maze aramubwira ati mon fils maintenant tu as raison. Mwana wanjye noneho ubu ngubu wabaye mukuru, ufite ukuri. Ubu ngubu koko ngiye kugushingira urugo, kuko noneho ufite ubwenge bwo kuzarwitaho, nta mpyisi zongera kukuvogera, nta kigare kizongera kukuvogera, kuko nyine uri umuntu mukuru ushobora kwitwara kandi ugatwara urugo neza. Ubwo watsinze iki kizamini, ugatsinda bya bishuko by'abari abakobwa zari impyisi zari gukuruma nijoro, ugatsinda ibyo bigare koko ntubashe kuka muri bya bigare, maintenant mon fils tu es grand, maintenant mon fils a raison. Ubwo rero urugo koko ngiye kurugushingira, maze nawe mu rugo rwawe. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Mon père a raison, mon fils a raison. Nguko abantu benshi koko kwihutira gushinga ingo, tukiruka, ariko tukaba tugize dute age de raison, tukaba tutari gutekereza neza, tukaba koko hari ibintu bishobora guturuma tutatekerejeho kare kose ngo tubitazanure. Ngiye itegeko ribereyeho
itegeko ribereho kugira ngo ridukebure, ritujyane mu murongo mwiza, ridukebure maze dukore neza, turwanye ikibi, dukore icyiza. Ese wari uzi impamvu abantu ibyaha bikomeza kwiyongera ku isi? Ni uko abantu benshi, wowe nanjye turimo, twubahiriza amategeko, ibi by'inyuma nk'abafarisayo bose n'abigisha amategeko, ariko amategeko tukayubahiriza inyuma gusa, ariko imbere ntakiriyo, imbere ntakirimo. Abantu bagatureba koko turi abantu beza, abantu b'Imana, b'abamarayika, abantu bitonda cyane, ariko imbere rwubitse ruzi gushya. Imbere koko ndi kwereka abantu inyuma ko ndi umuntu mwiza, ariko imbere hari gutambuka abakirabiranya naba biracika. Inyuma ndi umuntu mwiza, ariko imbere shwi. Nk'uko bizarangira abafisi, turi bafisi koko bagaragara nk'aho bakuze, bashinga ingo, baryoshye umuhamagaro, babaho neza mu muhamagaro wabo, ariko hari age d'horizon ntaragira, hari imyaka koko ntaragezaho, hari ibyo ntarabona, hari amategeko ntarubahiriza. Igihe cyose nubahirije amategeko bizarangira kuko ngize nte, bizarangira mbayeho neza, bizarangira mbaye mukuru, bizarangira nshobora gushinga urugo koko. Ngaya amasakamento abiri aduha ubutumwa muri kiliziya. Ya masakamento abiri kiliziya itapfa guha umwana ndetse n'umusazi, no gushyingirwa ndetse n'umusasereduti. Yaha nyine umuntu mukuru, age de raison, ufite ubwenge. Maintenant mon fils tu as raison, c'est mon père qui a raison. Imana buri gihe ihora ari nyakuri buri gihe. Noneho Mana nibone ko ari ufite ukuri koko. Aha, nawe uze gutekereza ibintu byose bituma utashinga urugo ngo rukomere. Bya bigare, za mpyisi zishobora kukuruma, bishushanya none ibyaha uba ufite, bishobora gutuma udatekereza neza, utayobora urugo koko ngo uruyobore ku Mana, urugo ahubwo ukarurindimura, ukarushyira kwa nyakibi, bikaza kurangira koko ubuzima bwose bugenze nabi. Kubera iki? Urugo nyine warwishe, uriho nabi, ubanira abandi nabi. Burya umuhanga yaravuze ati koko itegeko kugira ngo rikuryohere kandi rigende neza, kandi koko ibyaha bigabanuke bicike, nuko itegeko riba riri imbere, la conscience ya tegeko ry'imbere. Naho ubundi amategeko y'inyuma umva nta n'umwe utayubahiriza. Byashoboka nkorera ijisho, ntibandebe nabi, sinze guseba, ariko niba atari imbere shwi zeru. La conscience, umutima nama ryajwe imbere rikubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Aho niho ruzingiye mu mutima nama. Igihe cyose itegeko ritaragera mu mutima nama, n'ubundi ntabwo rishobora gufatika. Nk'uko bafisi koko biza kurangira bagomye ku rugo, kwirinda kuva mu rugo igihe papa adahari, gucunga urugo nyine umuntu ugomba gucunga urugo, ndetse no kwirinda gusohoka nijoro, kwirinda gukingura nijoro, ejo igisizi zitazakuruma. Nk'uko abantu benshi nijoro nyine dukingurira icyaha kigaturuma nka za mpyisi koko zishobora guturuma, bikaza kuranya kuko urugo rwanjye koko rwuzuye ibisimba, rwuzuye koko ibinyeshyamba byose. Kubera iki? Wa mutima nama. Igihe ndi njyenyine, igihe papa nse ndi njyenyine, uyu papa fisi arashushanya Imana. Igihe cyose twibwira ko Imana tutari kumwe n'Imana, tukaba twakwishora mu bigare, bya bigare by'indaya, ubusambanyi, ubusinzi, ubusambo, tugasahura, kwaya amafaranga, tukayashora mu biyobyabwenge n'ibindi byinshi cyane. Ibigare ngo ntawe utureba, tukaba twava mu rugo nyine, umutima wanjye ko nkawusiga, ubundi ko ngasanga ibisimba. Bikaza kurangira nanone abantu bose baza bakomanga iwacu. Aha niba afite umurongo ntabwo nzakingurira, navuga ngo umurongo mwiza ufite umutima nama. Uramumenya umuntu uza kukuroga, uramenya umuntu ko uje gukubihiriza ubuzima. Kubera itegeko ufite ukavuga uti sinza kurenga aha ngaha, sinza kurenga aha ngaha, papa yarambujije, papa yabujije kurenga aha ngaha. Nuko natwe tukamera nk'abana b'Imana, sinza kurenga aha ngaha. Ubundi kitwishe twese kugira ngo ucike ku ngeso, nuko wiha itegeko. Nuko abantu benshi dukurikiza amategeko nyuma abantu baduhaye, ariko twebwe ubwacu nta tegeko tugira. Yaba nagira itegeko wanjye ntago nataha amajoro, ntago nakingurira ibibonetse byose. Yaba nagira itegeko ntago najya mu nzu z'indaya. Yaba nagira itegeko sinataha amajoro. Yaba wagira itegeko ntiwaca inyuma uwo mwashakanye. Yaba wagira itegeko wakagombye koko kuryoshya ndetse no kuryoshya aho uri. Yaba wagira itegeko ubonye n'uri umuntu mukuru, umuntu mukuru ufite nyine itegeko. Mukristo umuvandimwe, nawe uze gushishoza niba iwawe hakiri itegeko. Niba atari ay'abandi ukurikiza, ay'abandi biroroshye kuyakurikiza, ariko iryawe rigakunanira, ntukave mu rugo, ntugakingure nijoro. Icyo gihe koko uzaba noneho ufite ubwenge. Maintenant mon père a raison, mon fils a raison. Tuzaba tumeze nk'abafisi koko, des fils de Dieu. Natwe koko tube turi abanyakuri, tube tubaye bakuru. Bityo wasigara wenyine koko, ukumva buri gihe uri gukora neza naho uri wenyine.
umubyeyi yaba hari cyangwa adahari kuva buri gihe uri gukora neza kubera iki ufite umutima nama. Ako kantu mukristo mvana mu gace karongo umutima nama urakuyobora kuko rya tegeko nyine riri imbere noneho ni itegeko ry'Imana, itegeko rya Yesu Kristo riguhumuriza, rikuruhura, rigukiza, bityo ko kugakira ibyari bigiye kukwica, abari bagiye gukuroga, maze koko ukumvira Yesu. Kumvira biruta ibitambo n'amaturo. Mwese Imana ibaho umugisha, Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Patiri Masumbuko na Disinasi wa Diyosezi ya Cyangugu. Duhabwe Yesu funguro ryacu, Yesu